nanjye nari nshonje wa muntu. Reka nzi wenda nagukira da. Ugombaga kuba warabinyigishije. Rero igihe utabinyigishije jya ubirya gutya mwigendere. Umuntu abura ubwenge yakuze. Rero ngire wabona utampayeho n'ibi bisate byose mbona nanjye 1 2 3 4 5 6 7 8 ubwo hariho 4 byanjye. Mu rugo rwawe nzajya nza kuguha. Ko mama yakunsigiye na papa uri mu biki? Wansabye ngo nkwite ureka nkwiteho umutamike. Nekeya. Nabonye umukobwa nshobora kuzagira umugore. Nge mwibona cyamukubonera. Wowe. Ahubwo se nawe uri murancu uri guka. Ariko Anita kuki utaravuze ko dadi yaje? Dadi ko wari watinze ariko. Twategereje turaroha. Anita nawe akubonye arakwiharira ubundi. Namuzi ko mbafite akazi. Anita. Umukobwa wanjye. Mwese wagenze neza umukobwa wanjye. Wazaniye umugati. Nakoze. Gitondo nacyo. Emi. Arahari so. Yaba yaraye ku matelefone n'ibiki. Wemi. Wiwi. Ubona ntakeneye no kugenda koko. Darinde mutuntu garafre. Ari mutuntu nyine utwo tuntu zaduhoramo. Bakora iki umuntu abakeneye mu gitondo nyine ubona butaki. Akwirekanze. Kiravuba vuba. Kanyanga mugaye. Honde. Uri gusigarana nawe. Nanjye nari nshonje wa muntu. Mu rugo. Nari nkitabye. Udake. Reba nk'ukuntu ubuze n'urutwe gusa ndakubwiye ngo kora iki umuntu akenera mu gitondo mbere yuko ajya ku kazi. None se mbere na mbere abanza kwiborosa wiboroshe. Ibyo ntabwo bimbwiriza. Ahubwo ni gutuza muri salon nta n'icyayoza. Ni ngombwa ngo mbikwibutse. Kuki ubyukanye umunayo n'umushiya kandi papa na mama batabigiraga ibyo bikwiye. Bakwereka aho baragahinda bafi. Iyo bakurebye agahinda bagira. Nanjye nta cyatuma nakagira banze ujya kuzana icyayi n'inkwere. Okay, nzanira icyayi amagambo makeya. Kandi kore. Vuba kandi. Sawa. Ahenda uri gutera ababyeyi ngo babyaye umuhungu. Nanjye none urananiye. Senzagukorera iki. Reka nzi wenda nagukira da. Kuko ninjye urwaje. Genda kurwaye rwose pe. Nawe nzakurwaza. Je. Kirangara. Biranaremereye nze ndeye kubimara. Oje ndebera n'ukuri kw'Imana. Nakubwira ngo uri kunyicisha agahinda kuba tutagifite ababyeyi ubusuteguye iki. Ubiyo ababyeyi bacu babagihari. Ntabwo biba bimeze gutya. Iyo utambangamira nkaba narashatse umugore. Ntabwo mba ndi kubabazwa nawe ngana gutya. Waranzanira icyayi kitagira umugati ukinzanira ngo nyimaze. None se basi kugira ngo byorohe. Wanyishe nkabasanga ugasigara ubyikorera. Ngiye nta gahinda mfite se. Agahinda ufite niko kazakwica nge ntabwo nakwica. Genda uzana umugati n'inkwere icyayi. Kiravuba kandi. Reka mbikora mbere wivuze. Ubundi reba nk'ibintu ubuzanye. Ubuza nk'ibi hari ibirayi birimo hari. Nta kosa mfite. Kuki utanyigishije kubitegura cyangwa kubikora? Niwe ufite amakosa ngenda rero. Umuntu ungana nawe ubura ubwenge ukuze. Genda unzanire umugati. Urinda uvuga ngo nta bwenge mfite cyangwa ntabwo nzi gutegura. Ikibazo n'ugifite kuko wagombaga kuba warabinyigishije. Rero igihe utabinyigishije jya ubirya gutya mwigendere. Umuntu abura ubwenge yakuze. Fata jyane para tuzaneho umugati. Urawuzana mu ntoki cyangwa urarambura uwo mupira wawe uzana. Mbona ucundagura ngende ikivuguto. Wagiye ukazana umugati muvandimwe ko hari ibyo nshaka kukubwira twicaye. Okay, reka nce bugufi n'ubundi niko mama yanyigishije nari ndi gukora amakosa. Irukanka ahubwo nshaka kugenda. Reka ngende.
dore n'indogere wabona utampayeho n'ibi bisate byose mbona nanjye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ubwo hariho 4 byanjye nabibona turabonana mvuze ko ari ibice 8 urambarira ibyo oya turangana hano mu rugo 50 kandi ikindi uri mukuru ugomba kunsigira nk'umwana ubwo urarya ibice 2 ndarya 6 n'ubundi mba nawuzanye utawuntumye icara hano uri mu cyayi urya n'umugati mbona ufite inda nini wanze no kunsukira ngamfundurira ariko nzakurera koko nzakurera ube n'umusaza no mu rugo rwawe nzajya nza kugu ko mama yakunsigiye na papa uri mu biki ko gahinda ngiye gupfana nsuka icyayi aba nari ngiye imbere yawe ugasigara ubyumva nawe ujya he ubundi wagiye ugura amato kugira ngo ugurize umukara zawe nabyo gira amahirwe wabibona awe nanjye nga mfashe telefone yanazimye kancanire ndaje uyu muhungu mama na data bansigiye kamweho nawe uryeho utaziba bakafata komana yanjye koko ninjye wawuguze ninjye mfite kurya aho nshaka cyangwa nkakwihorera aho kwicara wansabye ngo nkwite ureka nkwiteho umutamike nikeya ibi nibyo bituma utuma nashaka umugore nkumva ko tuzahora dukina kandi igihe kigeze icara nganda nanjye ntamika turebe wenda guha uyu nguyu ngawumva oya tamira urajya mu bwanwa reka nitamika ariko uwo mariko nawe yiguhaye ngama kiracyayi ni mwe umva mbwira wa mutsayi umva manze mbwira ndakunda ubundi ubu iyo ubona nkubwira ibi bintu nanjye nkabyumva utekereza ko nkwanga ntabwo unyanga ariko umushi w'umbwirana niwo utuma numva mbabaye noneho rero ukambwira nurangize kwiga yego imyaka 2 ntuyimaze yego hari icyo ubuze hano mu mutungo data na mama badusigiye ndakibuze ubuze nicyo nshaka kukubwira rero reka mbanze nyikubwira utaza kumbanjya ni ukuvuga iyo uri kumbwira umbwirana umushira ntabwo umbwirana umutuzo hirya vuga uri kurya naguma ngo nisobanure kirarya ntabwo wari wamenye ukuntu uryoshye iyo ufite akamaro ni ukumbwirana umushiha nibyo nshaka ko tuganira ngatamira kuri aka ngaka nashyizeho ubuki petit frère yagira ngo tuganire kuri iki kintu sibyo reka mbanze rye nta muntu uvuga arya njyewe ngiye kugenda sibyo hano hantu muri uru rugo ubu hakenewemo umuntu ntabyo ubona urenze umuntu kazi uko yitaho nanjye umukozi ugiye kubishya iki cyayi n'umugati nakubwiye ngo hakenewe umuntu kazi nkeneye kuva mu bwigunge nkarongora nkitwa umugabo nkungura umuryango ubona tuzasaza turi babiri gutya baradusize ku isi ntabwo ndi kubyumva neza azaba ari uwacu twembi cyangwa azaba ari uwawe icyo nicyo nashaka kukubwira ndakumva imyaka umaze urya unywa ugenda hirya no hino wagiye za hena ubu wabuze umunsi n'umwe wazambwira uti garafu rero noneho nabonye umukobwa nshobora kuzagira umugore njye mwibonera cyangwa mukubonera wowe ariko se nawe uri muranshurika ukancurikiranya ukanambika ukamagarika ukaryamisha ukankandagiraho ukankanda nanarya ntibimanuke neza ni gute umbwira ngo ngomba gushaka umugore mbere yawe bimeze bite dore wowe icyo ukwiye gukora ariko udashatse umugore wawe n'agakobwa mukundana none se nkunze umukobwa se nkunda agakobwa bitwaye kare kose imyaka ufite rero kwemerera gukundana n'umukobwa nanjye imyaka mfite nyemerera kugira gute gukundana n'umukobwa oya njye nyemerera gushaka umugore rero noneho inzira nshaka kumarurira ni iyi ngiyi icyizere sibyo kimeze giterere nyereka icyizere cy'uko nibura waba ufite umukobwa mukundana
numara kumunyereka nanjye ndinjira muri procedure yo kugira ngo ndambagize umugore basi nibura nimara kugushaka maze gukora ubukwe nawe ntangire mutegurira ubukwe ubu wabuze umukobwa ukunyuza mu mutima ku buryo nawe twakubaka ingo tugashimisha ababyeyi bacu nubwo tutari kumwe hano. Ariko papa nawe ni ukuri Imana yanjye hari igihe ugenda ugatinda tukagukumbura nari nagukumbuye. Nkumbuye nibyo mwana wanjye bafite akazi kenshi urabona ndagomba kubarera mu maziko y'abakuru hari imishinga mba mbafitiye niyo mpamvu ariko nagize akazi kenshi no munsi navuye n'ahandi Kamonyi njya Musanze mbega narushye pe. Mwana wanjye ikira rero nguye ku mazi. Ndaza kubanza nk'aba ahubwo babavandimwe bari heza Kera ari he Beta ari he Umwe arimo gukubura undi urumva mvana ndani kukubwira n'ibintu byumvikana ahantu wanyuze hose ibyo wagenzemo byose ni gute utabona umukobwa ukunyuze niba waramubuze wagiye kwa Yohani hariya hirya hariya abakobwa Kwa Yohani yego kwa Yohani ntumuzi wa musaza ufite ihene 200 hano ihene none zaza mu mitungo ya data nizo hene urumva wifuza gukora iki ni ukuvuga mu buzima bwanjye n'ukuntu nakuze mbwira mama na papa nakuze mbabwira ko ngomba kwirambagiriza bo nkaza nkabereka porojanye uko imeze nabyo kuvuga ngo nzajya kwanuza ngo bakoye inda bagize gutya na gutya iyi manga yanjye ko barenze bapfa batabibonye niyo mpamvu rero ngo nawe mbikwereke ngendeye ku cyo bambwiye kugira ngo nazatatira igihango ntabwo ari igihango ibyo niyemeje mu bwana bwanjye. Niyo mpamvu rero ugomba kuntwara gake nazahubuka ugasanga ibyo niyemeje urabyisha byo imyaka yanjye yose 24 nafashe mvuga ngo ngomba kugira gutya na gutya bikamera nko kubugeje inzu uri gusiga amarange igahirima. Reka rero nkora ibintu byanjye neza ntuje kugira ngo na papa na mama aho bari bazumve bishimye kandi batekanye bitewe n'ibyo nakoze. Kuri wowe urabyumva ariko ngiye nta kibazo numva ko ndi mu nzira nziza. Iyo waba afite agahinda mba naragiye mbyaragura hirya no hino cyangwa naranduye sida n'imitezi n'ibiki byose cyangwa naragiye niba nica abantu ariko mu gihe meze neza ndi umwere ndumva mbayesheje agaciro kandi mu mutima wanjye ndatekanye. Ibyo abakobwa bo kwa Yohana nawe uzajyeyo. yakose basi wari icyo uri kubikoraho niba umutima wanjye nubinyemeza nzabikubwira ariko ngendesha gake inkoni banze rye ishye nkuko nanjye navuze ngo umugati nawuzanye nurebe ngo icyayi nagitetse gute na gute reka bibanze bishye. gahenda ntukabure kandi ntugashire ubu ngubu nuko tuzabaho mpaka wibyihutisha iyihuse yabyaye igihumye ushaka guhuma nkacyo kanguhaye uburenganzira ariko mu gihe gito nzafata indi myanzuro gusa ntabwo izaba ari mibi muvandimwe tunywe icyayi nigendere nta kundi umugati wowe usigaye uburyo nta kibazo ngero ntabwo ubwo wongeye gukoraho nagaca wenda reka nkwe kuri aka ngaka gasigaye nkurumisheho nisha kuko ngeze ndashaje sinkisimbuka nsigaye kandi nawe rero utazarindagira ariko icyiza cyo kugira umuvandimwe nicyo niyo mpamvu ntazapfa vuba ariko ntuzamateka ndeka mbikore neza nitonze ikibanza cyo nawe uri mukuru uzajya ubitekereza uri ku ruhande nta kibazo. Saba rero ubwo ugiye ku kazi ugira akazi keza nanjye nsigare hano ndeba ibyacu nge no kureba ya mitungo ariwe nabonye yangirika nshobora gushaka abakozi bakagenda babishyira ku murongo ariko nibyo tugomba kureberera aho ababyeyi bacu ahantu tutumvikana ni hamwe kumbwira ngo nshaka umugore kumbwira nabi bituma numva mpora ku nkeke genda gake rero ibyo ntabwo bizongera
reka nkwereka wenda kuntu uzangerageza uzambwiye utuje wumva uburyo nanjye nzakubwira ntuje. kugira inshuti zizakugira inama ndabizi. Noneho rero reka njye ku kazi nawe usigare wita ku bindi, ubwo turaza gusubira nimugoroba. Sawa ugira akazi keza kandi agukunda nk'uko ababyeyi badusigaye. Sawa ibindi ubikurikirane akira na telefone. Urabona rero ko mba nakubashye nkavuga ngo sinajya kuri telefoni ndi kumwe na garafure, byose biri mu biganza byawe. Ikibazo wowe uri kure yabyo Ndabishyikira nkabibona umutima wanjye utera neza. Beti na Claire. Wow, Dadi yaje. Yesu we. muri abana babi ko mutari bambaye ko Dadi yaje. Ni meza. Ese ko ngari yaje. Kandi wowe ibintu uba wigira. Ariko Anita kuki utaravuze ko Dadi yaje? Kandi ibintu wigira Aba yamwihereranye ukagira ngo ni uwiwe wenyine. Ahubwo yowe yibereye ku matelefone agira ngo ntaramumbuye. Nasa kuki yaje ntutubwira ngo tumusuhuze. Makuru y'iminsi. Mwiriwe neza. Dadi ko wari watinze ariko. Twategereje turaroha. Anita nawe akubonye arakwiharira ubundi. Namuzi ko mbafite akazi Ibintu kenshi. ntabwo ari sabo babigira. Nabibabwiye. Reka Dadi araza ukamwihererana. Mbafite akazi kenshi kandi Na stress ni nabibwiye. Anita twanaganiye rwose nta Ntabwo kibazo. nabyumvise. Gusa yambwiye ko namwe mwaramukiri mu mirimo yo mu gikari nyine no mu Ariko gikoni. Dadi imirimo twakora ku buryo waza ntituze gusoza n'imirimo twakora. Habo kukinza wa mugani mutari hafi ngo muhite muzamuyakira. Byose ni Anita. Cyangwa haresha hari utuntu muba muhungiye. ntago nakwegura ku izina ry'Imana. Niko tuvugisha ukuri ubwo nk'ubwo bwishejwe neza. Uranyere ubu igicurise man ko neza kuri seriyeri muzima waje kurwara igicurise. Arawe. Ari n'ibyo wanyu biba bigufasha. Biri serious. Shaman, mureke. Ah no. Genda gukora amazi yawe. Shana ma. Break. Navuze genda gukora amazi. Akundi ugwishijwe. Emi, ndahiye mu izina rya Nyagasani nsanze uguye kube wagiye kwikora amazi yawe ukagenda. Nsanze uguye kubera gukebukira uriya mukobwa. Mana eta nkusi. Shana tugende. Ntabyo nkanzemo tugende mwana. Ngandira mwana. Bakandiswe no tugende. Ugwishijwe n'ura mukobwa. Ako ko nkubaza ukikomanga mu gahanga. No kwizo nkoro utanafi ugwishijwe n'ura mukobwa. Ntabwo mvise Imana wimbaza byinshi. Mwana izina ry'Imana rifeke. Sanze ugwishijwe n'ura mukobwa. Nahita mukara. Nabe nanjye mbashije kugwa baso umubonye uteka ari umukobwa. Mbabarire kuba mwese umukobwa basi. Wasangaye n'umukecuru. Nabyo byashoboka nkuko nawe uri. Ariko banza umbwire. Ni uko gwishije. Ntabwo ari wungwishije ngiye ndigwishije. Tugende. Genda wenyine ubu byarangiye ibyanjye nawe. Ebuti inshuti yawe ubw'amagara
ntunayibyutse basi ugakubita umwamira woshye igihunyira cyangwa inkongoro ngo ugushije amagara wakubona wohera ugenda yagira ngo ni umuntu nawe rwose baba we nagendanye na nyinshi ariko wowe rwose iso niwe yari umuntu ngendeye igihunyi iso niwe wari umuntu ngendeye igihunyi ntabwo yari umuntu yari afite ubumuntu akira nyinshi yose ninde uri budukize ntabwo nzongera kukuvugisha amazi byaba byiza cyane ntabwo nzongera kukuvugisha narebaho umutegenda haze sha n'ubundi wajya guza kurya akabenzi kanjye genda aho kwikweza muri ayo mapantaro sha kubera ibenzi yanjye irya none amata yaraje mfunde kwa sinakubwira ipfupu ngagenda nyine ariko mani kuba mfite perime yo gutwara ibenzi bivuze ko nanayibye ngengi ibyuma nta nubwo uyirya urayiryagagura mani genda aho kuhora uyarya Ngiye kuraka ibyo kurya byawe utegurira papa. ariko byenda no gusha ariko nta nubwo turamuhana kamambiri papa nanze muzanire kamambiri Siho tugende ujye kureba ibyo ureba. bigenze biteze mfite udukoryo kandi umukozi ni bwoko ki mugasubiremo ndende Betty na Claire mufite style rwose ukuntu mushimira Anita agiye kunzanira inkweto mwebwe muba mwicaye amatelefone biravuga bazageze ngo ni urukundo kozanira inkweto Mwihorere ariko dadi ko atajya areba kure. ariko Claire kubivuga gakivuga cyane numve bageze ngo ni urukundo rero buriya tegereza rero Dadi ntabyo azi kuko ntabyo aba yitayeho. Ibintu byose babireba gutyo. Sinzi ikintu dadi azitaho ngo arebe. kuko nazizana ntunazambare ariko mbara kamambiri umwana wanjye anzaniye kubera iki niko mubwiye gusa suzabisubire ubibone reka tuganire mwe murambitse na telefone Betty nawe shyira telefone hasi mu mbiri ngo bimeze bite urasigeze ngo abagukunze ntabwo muzi gusa Betty niba ugenda kubeshya nta muntu Hakundi dadi uriya mwana tuva indimi. Mbona afite utuntu tw'utugambo tw'amatiriganya. Uriya mwana iyo murebye mbona tutava indimi. Dadi sinzana uriya mwana mukuru. Agira umutima mubi mbese abateye ukuntu nta nubwo anagukunda. none se reka mbabwire murabizi ase mwana gute umuntu akomanga akarinda aho yinjiza uri mu mashini bwawe wagire ko ibintu by'ubunajye ariko mwana ariko mwana kugeza ubwo umuntu yikingurira ndako tuvugisha ukuri nakomanze inshuro 3 utari kumva salamu ese biteze mwana nese ko mbona uri kunyisubiza utabishaka cyo kibazo mwana ndi focus ku kazi focus ku kazi se noneho nge ndi ari je nakazi icyingenzi ni iki kandi ubwo wasanga uri kwabazwa na kagakobwa kamwe ukuvuga ngomba gutegura hazaza hanjye n'abana banjye cyangwa umuryango rero kuvuga ngo ngiye mu by'ubushuti ngo nk'umwanya nibagirwe gukora akazi mu bucucu hanyuma se ukaba waruntumiye iki asanga atari ngiye gutumye wenda wari wihuruje nabyo birashoboka da nge nitumye ntabwo ari untumye ubwo nakwitumye nta kibazo cyangwa nyine bicara banza umbwire icyo ushaka kumbwira nta kibazo nge naje kukubaza tuvugishije ukuri biriya bintu nabonye ejo bundi niwe byaturutsemo niwe byari birimo basi se wari mwari musanzwe muziranye biriserege byarantunguye jebe good man uzi intego twihaye ntabwo wibuka
man winyigiraho gutyo man ntabwo urenza cyane ntabwo urutabaje ntabwo ngiye mbanje hano mu buryo bwo kugira ngo ngukasorenga man uzi intego twiyemeje twese uko turi batatu kuki ushaka kutuvamo ndashoboka wenda ko ari ukundi muba munzi ariko hari ukundi nzu njyewe ndi bitewe n'umuco w'impanuro ntawe n'ababyeyi kandi ni ngiye ngomba kureba iby'umuryango wansigiye rero ngiye kugendana namwe byarangira ngiye mu biyobyabwenge cyangwa ngiye muri ibyo by'ubusinzi fucking boy nase twebwe tumwe nuko ushatse kuvuga ko tumwe biyobyabwenge noneho twebwe ntabwo mubinywa ariko ngendeye bahazaza w'umuntu nkabona birimo bigeza ngaho mwana ndekera ubucucu bite wa mugabo we bite ko ubona nje ukirukanka bite sohoza salama bro karani mustasa wa gihungu cya papa ya ni girlfriend ni umushyitsi wadusuye nakubwire nawe n'umuntu mukuru yakipresent yes ni yacu narinje kumusuhuza nyine bisanzwe to nabirenze ubwo nimwe mwirwamo mujya mu matwi mumushuka mugatuma asazira mu rugo icyo kintu se nawe wari ukiziho urabona adaheze kwishyira usanze aricyo turi gupfa mwana niba urasubiye kumugira inama yo kugira ngo agire icyo yibwira twebwe hari ukuntu twiyemeje ahubwo mbabajwe no kugira ngo adufate nk'abanywantabi twe twiyemeje kureba niba ari ukurongora turebe abantu bashobora kubaka ingo twemeza ko mwamuhari uwo mwamuboneye se nibura nawe sinzi wenda araza kukuganiriza dore nakanje mu ijambo mani igihe mvuye nuko nanjye mufite uburenganzira bwo kuvuga kuri njyewe ntabwo mufite uburenganzira bwo kumvugaho mbumva ngo nceceke kandi nanjye mbari nk'umuntu mukuru nk'uko mubivuze ni gute mwerana ijambo mumvugaho ngiye ngo nceceke atanyibwira niba hari uwo yakweretse cyangwa yavuye nta kunyereka twe turi gutembera ejo hari akana k'agakobwa kakamaye nabonye ari akantu ntazi ngo kameze gute twari twaramurangiye umwana ku buryo nawe niba uri na garafere we yazaza akamukwereka ukavuga ati respect kabisa swemeze none agiye kuzana ifumbire se kugeza ubwo yikubita hasi akikubita hasi akandura ngarangariyo ako yabyaye nabi ni ukuri kw'Imana noneho reka nkwereke sibyo ubwo nawe reka mureke ni mukuru umuha uburenganzira wenda ntawamushimira azaza munyereke sibyo kandi namwe mujye mugira gute mumuba hafi sibyo okay nanje bazaza nyereke uwo mugeni yabonye igihari rero je nari mfite umwanya muto hano reka musezere we nanjye reka ngira utuntu nyangamugaya ubwo umuhungu wa papa we ndabizaraza kubimbwira cyangwa se nanaguherekeza cyangwa uvuge twebwe natwe tugende tugire ukuntu dutekereza kuri wowe niba wumva wadusohoka mugende ariko ikiza nuko waza tugakomeza girlfriend muherekeza nta kibazo ubundi nabonye ariho mwamenyanye oya petit gira vuba umva mutwe ibyo mubiretse agira abasigaye yivugishwa n'undi gahunda nakubwiye ko tugomba nakuruhuza reka kwasa amasiba kanyigisha uyu mwana ntaza ngo tiya yosharaguye ntabwo unyumva cyangwa muri kwirata ngo muri ngo n'umukanya gusa abana baragwira ariko uyu nguyu ansannye ibihaha n'umutwe ewana bimeze bite ewana reka norosereho ku matwi noneho ibyo wansabye nabisoje mbaza ngo ibiki wabisoje cyane ariheze ko nawe ni kubona aha ndamufite mbaza ngo he reba hano mu mufuka aya bari telefone reba wenda telefone yanjye irashaje ntabwo igaragara ndaza kugura indi ariko nyine ewana ntekizungereza afite mu maso nk'ahama masa arigendera ewana
data yansigiye umuntu yansigiye azi ko bavuga ukuri ko umugabo apfa agasiga imbwa afite mu maso nk'ahama amata arigendera ugiye kumbwira ko data yasize imbwa uri imbwa cyane ubwo igihe ni wowe mbwa ubu bana n'imbwa hano mu nzu iyo umugabo ntabwo uje kunyereka iyo mpimbi ngo wabonera data ahantu aryamye ukaza nta kibazo ariko ngewe ibyo twasezeranye ibyo mama yansezeranyije nanjye namusezeranyije na papa ibyo yansezeranyije hari kera umurunga family utaraza ubu nta ntugunda nta ndirishyi yewe nta nda y'umujinya mwenyura useke wishime wirebera filime isobanutse ku murunga family jya kuri YouTube channel wandikamo umurunga family ukande subscribe wirebera filime nta mususu kuko ku murunga nugususuruka.